Yesu ashimwe mwene data, reka twumvire hamwe ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi, ni ibice 37 uhereye ku murongo waho wa 3 hari kuvuga ngo wiringire Uwiteka ukora ibyiza, guma mu gihugu ukurikize umurava, kandi wishimire Uwiteka nawe azaguha iby'umutima wawe usaba. Bene data, mu gihe turi gusenga kugira ngo isengesho ryawe rigire imbaraga cyangwa Imana ikumve vuba, kuko Imana ikunda ibyiringiro, ikunda abantu bayiringira kandi nabo bakagira ibyiringiro byuzuye. Iyo wiringiye Uwiteka kandi n'ukuri birasaba ngo ukore n'ibyiza, ugume mu gihugu ukurikize umurava, ntuve mu isezerano, ntuve mu murimo, ntuve mu torero, ahubwo ukomere gusa aho gumana ibyiringiro. Uwiteka azumva gusenga, Uwiteka azumva gutaka kwawe, kandi muri icyo gihe uzaba uri gusenga ufite ibyo byiringiro, uzakore n'ibyiza kugira ngo Imana niza kureba ije kuguha umugisha izasanga hari ibyiza wakoze. Ngo kandi wishimire Uwiteka, ujye wishimira Imana mu bihe byose. Hari ubuzima umuntu ageramo akananirwa kwiringira Imana, akananirwa no kuyishimira, ngo noneho rero umva ko ijambo ryakomeje rivuga ngo nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba. Imana iguhereza icyo wayisabye, Imana izaguha icyo wasengeye. Ushobora kuba warasenze umaze igihe kirekire gusenga uvuga ati Imana hindura ibi n'ibi, hindurira amateka, Imana ndashaka kugira ngo ngere kuri iyi nivo, mve ku rwego nari ndiho njye ku rundi. No mu gusenga niko bigenda, tuva ku rwego rumwe tugera ku rundi. Niyo turi gusaba hari ibyo turi gusaba twasengeye, Imana yadusezeranije, kandi Imana yagusezeranije ikintu aba ari nk'umushinga ikwigiye, ikakubwira ngo nzagutuza mu mujyi wa Kigali. Ni umushinga ukore uzi ko utazaguma mu ntara, cyangwa se aho utuye uzajya mu mujyi wa Kigali, cyangwa se uri mu mujyi wa Kigali ukavuga ngo hari intara nshaka kujyamo kuko nzahaguhera umugisha. Nawe rero mu byo uri gukora n'ibyo ugerageza gukora byose wishimire Uwiteka, ngo nawe azaguha iby'umutima wawe usaba. Imana iguha icyo usaba kuko gusenga kwawe tuzi neza abantu benshi bagiye basaba Imana, Imana ikabumvira. Dufitemo Hana, yarasenze aravuga ati Imana unyumve mpereza urubyaro. Imana irumuhaye, arangije aravuga ati Imana impaye icyo umutima wanjye wari ushaka. Ajya ku mutambyi aravuga ngo ni njye wa mugore burya wasengaga nsaba, none Imana yaranshubije nje guhigura umuhigo. Kora ibyiza, ukore neza kugira ngo Imana izaguhe umugisha. Niba warahize, niba ari cyo watekereje, niba ari cyo wagambiriye, haba ku muryango wawe, haba no ku nshuti zawe ndetse n'abandi, kora ibyiza. Ibyo byiza uzakora rero nibyo bizatuma usaba Imana ikumve, ariko nukora nabi ugasaba Imana ntizabyumva, nunasenga ntizakumva. Akira n'ijambo ry'Imana kuko ugiye kumvirwa n'Imana.